ntukagire ubwoba na gato, kuko Imana burya iri kumwe nawe. Hari byinshi bishobora kudutera ubwoba mu buzima, harimo ibibazo, ibigeragezo n'ubushobozi buke bwo gukemura bimwe mu bibazo duhura nabyo buri munsi. Ni byinshi rwose, ariko burya niba Imana iri kumwe nawe nta mpamvu yo kugira ubwoba. Imana iguha imbaraga, ariko no mu buzima bwa buri munsi burya Imana iguha imbaraga, ikakubera umurinzi, ikagushyigikira mu bihe by'amakuba. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntugacike intege kuko ndi Imana yawe, nzagushoboza kandi nzagufasha. Muri byose uhura nabyo rero wibuke ko Imana ikwitayeho kandi ikurinda. Imana irakurinda buri munsi, ibyo ngibyo urabizi. Nubwo inzira zishobora kuba zikomeye, nubwo ibibazo bishobora kuza ari byinshi, nubwo ushobora kunyura mu bihe by'amakuba bikumva birakugoye, ariko bikanagukomeretsa ndetse bikaremerera umutima, ariko humura. Ndagira nkubwire ngo humura, kuko hari uwegereye uburiri bwawe buri gihe, hari uwegereye aho wicara buri gihe, hari uwegereye aho ugenda buri gihe, hari uba uri kumwe nawe iminsi yose kandi yiteguye kugufasha, kuguhumuriza no kuguhagararaho. Ubwo rero ntacyo wagakwiye gutinya, kuko Umuremyi wa byose ari kumwe nawe. Wowe izere, umwizere, unamwemerere, ukomeze inzira yawe utikanga, kuko uwo nguwo ari we Imana igendana nawe mu rugendo rwawe rwa buri munsi. Ihangane kandi ukomeze kwizera, kuko Imana ihora iri ku ruhande rwawe. Nta na kimwe rero gikwiye kukubera intandaro y'ubwoba, nta na kimwe gikwiye kuza ngo kigutere ubwoba, nta na kimwe gikwiye kuza ngo kikwegere wumve ugize ubwoba, kandi uzi kuri kumwe n'Imana, uzi kuri kumwe n'uwakuremye. Hari igihe dutekereza ko turi twenyine mu rugamba rw'ubuzima, ariko ukuri ni uko Imana idahwema kutuba hafi, iratureberera, ikadutabara mu bihe byose, mu byiza no mu bigoye. Imana ibiri hafi. Ntabwo ikintu cyose ukeneye buryo ugikora wenyine. Icyo ukeneye cyose gukora ntabwo ugikora wenyine. Hariho intambwe ugomba gufata nk'umuntu. Hari igihe rero ubona iyo wateye iyo ntambwe ubona biciyemo, hari igihe ubona bikunze ukagira ngo burya ni wowe wenyine wabikoze, ariko si wowe wenyine. Ntabwo ari wowe wenyine ufata iyo ntambwe. Kugira ngo bya bindi bikunde, icyo wizera cyangwa nizera ntashidikanya ni uko hari Imana igufasha gutera izo ntambwe. Hari ibintu rero bishobora kukubera ibintu bigoye kuri wowe bikaza, ariko si wowe wenyine uhura nabyo. Imana ni urumuri ruyobora inzira zawe. Imana ikaba umutabazi mu bihe by'imvururu n'utuntu two twose tugutera ubwoba. Imana rero mu bihe byawe byose ntukagire ubwoba, wigire ubwoba, uhamye kwizera, kandi umenye ko Imana iri kumwe nawe ibihe byose. Komeza kwizera Imana, humura.